abakobwa mu kabari mwese mufite ikihe kibazo? Mufite ikihe kibazo? Nza mu kabari kawe napanze kwinywera 500, napanze kwinywera kundi. Reka ye. Ukahita unyicara ku matako. Yes we, indaya mbaya. Tayari nkaba narangiye mwumvise yose ndayifite. Ubwo ndi umufundi. Ukahita uvuga, baby none surabona ari kunywa. Ahita avuga ati baguhe. Nukuntu uri umugomba ukahita ugenda ugafata rwa mitsingi. Nanjye ndi kunywa kundi. I want problem. Ukayigogomera ukajya kwa kabiri. Baby none sende kwenda kabiri. Ari bwaryesha umugabo. Ahita avuga ati nta kibazo rwose. Baguhe wabuze iki? Ugakubitiye gatatu ya kane. Amafaranga yose ngakirane. Noneho ndashushe ndi kuvuga ati munsi ewana. Ewana ndi side ya tu. Warangiza ukavuga ati gakubwira ati tugende mbomo. Tuvuga ati oya ndi mu kibado. Ndi mu kibado wanjye geraho. Sha uri mu kibado namara gutaha. Umaje kunditura amafaranga. Madama akavuga ati bebe mugabo mwiza. Nta kiro cy'umuceri twarya. Ahita avuga ati sheri ihangane nabaduhembye twakoresheje n'umubosi mubi nkaba ndabeshe. Waiting bilis. Nkaba ndabeshe none umaje gushaka abagore bane bose bari kwahukana kubera icyo kintu. Saba imbabazi wagikobwa cyo mu kabari. Saba imbabazi cyaho nzakunige.